Reka ngushimire kuba uhisemo gukurikirana gahunda zose umuyoboro mugari wa Ragarazi ya Afrika kuri ubu ukomeje kugenda utegura kandi ukomeje kugenda ukugezaho. None kuri ubu nebiki iri kuvugwa, biri kwandikwa, biri gutrendinga ku masocial media ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka mbwire ko mu gice cy'intara y'Amajyaruguru hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gicumbi umuryango watwikiwe mu nzu n'abantu kuri ubu bataramenyekana. Kuri ubu abagizi ba nabi bataramenyekana batwikiye abaturage mu nzu hano bari bitwikiye ijoro, ubundi batwika inzu y'uwitwa Buntu Christelle wo mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi. Abarimo bose barashya ariko Imana ikinga ukuboko ntihagira umuntu n'umwe uhasiga ubuzima. Ibi byose byabaye mu ijoro rishyira ku wa kane, ubwo ni kwa gatatu tariki 9 Ukwakira 2025, ibera mu mudugudu wa Nyamiryango akagari ka Gaseke umurenge wa Mutete. Umwana muto niwe wahiye cyane aho isura yangiritse na nyina ashya ukuguru mu gihe abandi bana basohotse amahoro. Ni mu gihe kandi ibikoresho bitandukanye byari mu cyumba Buntu araramo n'umwana muto byahiye byose bigakongoka ntihagire ikintu na kimwe gisigara. Kuri ubu umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru IP Nyasingira abakunze ikinyamakuru Umuseke ndugukesha iyi nkuru ko abahiriye mu nzu bahise bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kajevuba. Yagize ati ibindi birakurikiranwa kugira ngo hamenyekane impamvu yateye ibi ndetse n'ababigizemo uruhare barugukurikiranwa kugira ngo bafatwe ubundi babiryoze. IP Ngira abakunze yasabye abaturage kwirinda urugomo, ubugome n'ibindi byaha bishobora gukorwa kuko bihanwa n'amategeko. Yagize ati barakangurirwa kubana neza na bagenzi babo kuko iyo ituze n'umutekano bihari nibwo iterambere ryihuta vuba mu gihugu. Reka bwira ko umwe mu bahafi w'uyu muryango yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko ubwo abagizi ba nabi bahageraga yari mu isaha y'isayine z'ijoro. Avuga ko umubyeyi n'abana be bibanaga kuko hashize imyaka igera kuri 2 umugabo we yarabataye akajya kwishakira undi mugore ku ruhande. Uyu muturanyi yakomeje asobanura ko ubwo uwo mubyeyi yumvaga imbwa imotse cyane yabyutse kugira ngo arebe ibibaye, atungurwa n'ikibatsi cy'umuriro yumva peteroli itangiye kumunukira. Yagize ati arafungura ibintu bitangira gufatwa, amasupanete arafatwa, arasohoka ajya kureba abandi bana bari mu kindi cyumba, ari nako avuza induru atabaza, natwe tuhita twumva ubundi duhita dutabara. Abaturanyi batabaye bazimya, ari nabwo babonye ko umwana muto yahiye cyane kuko ari we wari wegereye idirishya ry'icyumba cyahiye cyane. Ngaye ngo kureka gure ko umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Emmanuel Nzabonimpa avuga ko hari amakuru ahari aganisha kuko abagize uruhare muri ubu bugizi bwa nabi bafatwa kandi ko inzego zitandukanye zabyinjiyemo kugira ngo hamenyekane abakoze urugomo ubundi babiryozwe. Reka bwire ko yahumurije umuryango wabagizweho ingaruka n'ibi bikorwa bibi, anasaba abaturage kwirinda amakimbirane cyane cyane mu miryango. Yagize ati ibikorwa bibi nk'ibi ntabwo leta y'u Rwanda yabirebera, natwe turahari ngo dukore ibishoboka byose kugira ngo abakora nk'ibi bagaragare kandi bakurikiranwe. Reka nzoze nkubwira ko kugeza ubu abaye bari kwitabwaho n'abaganga ku kigo nderabuzima cya Kajevuba, gusa bakomeje gusaba transfer ngo bajye kwifuriza mu bitaro bikuru hano i Gicumbi, ibitaro bya Byumba. Ngaye ngo reka twihanganishe abagizweho ingaruka n'ibi bikorwa by'urugomo, ari nako ngiye ngushimira kubana nanjye hano kuri Ragarazi ya Afrika. Andi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda yisukiranya, mukomeze mugubwe neza.